Abakunzi ba Litube Tech nongeye kubasuhuza ndetse nanabaha ikaze kano kanya ewana, ntabwo ndaza mbagezaho ibintu bya tekinike gusa, hari igihe ndajya nyura ahantu nabona agashya nkakabatamo rwose. Reka nze mbereke ibintu byabaye hano mu mujyi wa Kamembe ewana, nanjye ntabwo ndasobanukirwa ni ibiki, n'abari bahari twese twatunguwe rwose, ntabwo tuzi ngo ni ibiki byabaga. Reka nze ngashyireho namwe mwirebere muramumbwira. Mwana we, iri gutinda we. Ni supanete! Why ni supanete? Ese ni ubukwe? Ni ubukwe nyabwo se? Ni ubukwe bwa nyabwo? Arakareka ibyo yari arimo akareba akibaza ati ibi bintu bimeze bite, maze ati ibi bintu bimeze bite kabisa. Ewana namwe murebe tumurebe rwose ewana, umva biratangaje, byari bitangaje rwose, byari bitangaje ku buryo bukomeye cyane, byari bitangaje pe nk'uko mubibonye, byari bitangaje kugeza na n'uyu munota, ntabwo turasobanukirwa rwose byagenze bite. Twagiye kubona tubona abantu binjiye umuhanda kuriya, uko mubibonye muri aka kavidewo pe, tubona binjiye umuhanda, ntawe wari guhagarika ngo mubaze ati bimeze gute, wabonaga bihuta cyane kabisa, bari seriye, my god, wabonaga bari serious kabisa, ku buryo nta muntu wari kwegera ngo mushyire ku ruhande mubaze ati se ko mugenda gute, ahubwo byarangiraga nawe winjiye mu bandi, nawe ukagenda uherekeje byibuze ngo uramenya amakuru, ariko wagera ku ruhande ntiwamenyaga aho buri umwe aciye n'undi aciye rwose. Jesus, abantu rwose baba bazi ibyabaye, batubwire kariya akantu kateguwe gate, ese ni filimi bakinaga cyangwa n'uwashatse gukoresha ubukwe nk'ubwahise mu myaka ya kera, mu bisekuru byacu by'abakera, numvaga ngo babatwaraga mu ngobyi. Ese niko byari bimeze? Ese ni filimi bakinaga? Ese bateye baturuka ko twabonye binjira mu mujyi rwagati? Ewana kabisa, ako kantu navuze nti reka abafana ba Litube Tech, abakunzi bayo ewana, aka kantu namwe nkabagezaho kabisa, mwihera amaso, hasigaye mwandike muri komenti mumbwire abo bantu wagwanye. Nabashimiye cyane, rero tuzasubira muri video z'ubutaha, mukomeze kugira ibihe byiza, ciao ciao.